Calm down. Reka nkubwire no guhumuriza wanjye. Ndarambiwe ntabwo ubuzima ushobora kubona Manzi Drake. Ndashaka amatanya njye nawe. Mbere niyo tumutumye tuzamufasha neza kurengera. Yirukana ku kazi kubera inzira kandi ikindi tumuje no kuba patuye. Uretse kandi tutarajya mu rukiko ngo dusezerane n'umugabo n'umugore. Ese cyangwa uko iriya mitungo igaruza. Ikindi kandi hagategerezwa n'igisubizo kivuye ku baganga. Kandi urabizi neza ko Manzi abizi neza ko ubuzima bwe buhagaze neza. Warantaye ugira ngo mpfe koko sinzi icyo wanyweye. Inzira yambanye ndende. Ubuzima bwo kubaho nagira unita mama cyangwa papa ni ihurizo n'ubu ntarabonera igisubizo. Nzagushakisha hasi hejuru nimubona uzamara amatsiko. Nubwo amakuru yongeraho atari meza, gusa njye nzakora ubuzima nigira amahirwe yo kukubona. Wambabariye bwari ukandika ahantu Manzi ari bareba niba akiriho cyangwa usimbize bigakira. Reka ndamukunda. Ceceka. Nta rindi jambo ryawe nkeneye kongera kumva. Ndagusuhuje kandi ndagukunda wowe ufunguye iyi video. Nifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Ariko rero banza ukore subscribe ubundi twiganire kuri filime yacu Tears of Love. Tumaze igihe kinini tuyibashishikariza nk'uko mwabibonye episode ya mbere yamaze gusohoka. Twayitangiye Fabiola yirukanka cyane akigera mu muhanda Manzi aramugonga. Imodoka ya Manzi iramugonga. Hanyuma se ukurikije uko wayibonye Manzi hariya hantu yarazi Fabiola. Ese bakundanaga? Ese bari barabanye? Bikaba ari uko impamvu tutabonye wenda igishyika cye kagonze Fabiola ari uko atari yamubonye mu maso atamenye uwo yagonze, cyangwa byari imbere batari bamenyana yamugonze ariko ntazi uwo yagonze kuko atamuzi. Ese wabashije gusobanukirwa cyangwa ntabwo wasobanukiwe? Reka dukomeze. Igongwa rya Fabiola rero hari umuntu wari urimo aryishinza witwa Devu, umusore dusanzwe tuzi ku izina rya Cyusa. Yarimo yishinza amakosa ko ari we watumye Fabiola ajya mu byago yanga kumutega amatwi. None wowe urabona ari iki Fabiola yaba arashatse kubwira Manzi akanga kumutega amatwi kigatuma yirukanka kuriya kugeza ubwo bamugonga akajya mu byago Deva arimo kwishinja? Kandi uko biragaragara ko Devu afitiye amarangamutima Fabiola, amarangamutima y'urukundo, kuko impuhwe amufitiye harimo urukundo. Komeza utega amatwi kandi ukore na subscribe urasobanukirwa birushijeho. Aho ibintu byatangiye gusobanukira rero naho umuriro watse hagati ya Fabiola na Manzi. Fabiola azanye ifoto ya Manzi afitanye ibihe byiza n'undi mugore. Bigaragara ko Manzi yaciye inyuma Fabiola. Fabiola mu gufuha cyane agahita yakagatanya. Ariko imbebye hariya ubona ko ari trick, uhita ubona ko Manzi arengana.
ahubwo ari ibintu byakozwe bishobora kuba birimo na ma edit, ariko ubona ko ari umupango w'abantu runaka, kubera ko n'ubundi twaje kubona uriya mugore wasomanye na Manzi ari kumwe na Dev bari mu mupango n'ubundi mubi, bari mu gupangira Manzi. Bigaragare ko iby'iriya foto ari ibintu bapanze kugira ngo bakunde batandukanye Fabiola na Manzi. Kandi nk'uko twabibonye rero byagaragaye ko nyuma ya gatanya amaze kuyibona n'ubundi Dev yinjiye mu rukundo na Fabiola, urukundo rukava kuri Manzi rukimukira kuri Dev, bakabana. Ariko nubwo babanye byagaragaraga ko babanaga kuri tageti, babanaga kuri tageti yo guhemukira Manzi, bisa no kumwihimuraho kugira ngo bamukoreho imitungo, nk'uko twabonye nyine Dev n'uwo mugenzi we w'umukobwa babivuga ubwo bajyaga kwa muganga kwa dogiteri kuzanayo imiti yibagiza bashaka guha Manzi kugira ngo yibagirwe amere nk'ikigoryi, babone uko bamurya iriya mitungo ye. Byatangiye bamugambanira rero Manzi, bamwirukanisha mu kazi. Ako kazi yahise agasimburwaho na Dev. None nyuma yo kumwirukanisha ku kazi akakajyamo, abanye n'umugore we bari kumugambanira ngo bamutware imitungo, bari kumuhindura ikigoryi kubera iyo miti bagiye kumuhereza. Gusa ariko ikibazo mfite nanjye nibaza ni uko mbona ko bigaragara ko n'ubundi Dev na n'uriya mugenzi we nibamara kubona ibyo bifuza kuri Manzi, cyangwa se bakamara kubona iriya mitungo bakurikiye, n'ubundi Dev azata Fabiola, kuko uko bigaragara uko amufashe ntabwo ari urukundo rwo kubana kugira ngo babane nk'abantu bakundana, ahubwo ni urukundo rw'akagambane kugira ngo bakunde bagere ku cyo bashaka. Birasa na hahandi kuko umuntu agushuka ati tandukana n'uriya uze tumugambanire tumurye imitungo. Gusa ikibazo rero kiriho nanone, Fabiola aracyakunda Manzi nubwo yamwatse gatanya. Birasa ari nkaho ari kwa kundi umuntu yaka gatanya ahubutse nyuma akazabona ko yahubutse akicuza. Fabiola aracyakunda Manzi, gusa ariko nanone Dev ntabikozwa, ntabyumva. Kuvuga izina Manzi byonyine ni ikibazo gikomeye mu matwi ye, kugera ubwo Fabiola agaragaza ko akumbuye Manzi, akumbuye kumureba. Manzi yahise anamukubita rwose, bigaragara ko ari ikintu kimutera umujinya cyane. None wowe urabona, iyo urebye uko wabibonye, Fabiola ntarambirwa ibibi bari kumukorera, harimo uko kumukubita no kudatuma wenda yabasha kugaragaza amarangamutima afitiye uwo akunda ari we Manzi, ndetse akamara no kurambirwa ibibi bari mu gukorera uwo akunda. Ubona atazava muri iriya mipango mibi barimo we na Dev na mugenzi we iyo guhemukira Manzi. Ese namara kuyivamo Fabiola akayivamo, urukundo rukaganza, akava mu migambi mibi bafitiye umukunzi we, ese nawe ntazahindukira akaba umuhigo nawe agahigwa? Urebye urabona hatagiye kuba intambara ikomeye, ubona hatagiye kubaho guhigwa kwa Fabiola ahigwa n'iriya timu ya Dev kubw'imigambi mibi yo gushyira hasi Manzi, kandi akanahigwa nanone n'abana be twabonye bigaragara ko yataye ari bato batamuzi bari kumushakisha. Hirwa na Berwa ni abana batawe na Fabiola, barerwa cyangwa se batorwa n'ababikira, kandi biragaragara ko ababyeyi babo n'ubundi rwose ari Fabiola na Manzi. Umugambi bafite wo kujya gukora akazi ko mu rugo kugira ngo bamenye ababyeyi babo, niba babona se murabona hazacura iki? Deja mbere yo kubabona hagiye gutangira igikorwa cyo kubahiga. None wowe urabona Fabiola na Manzi
nyuma y'uko bahanye gatanya cyangwa se divorce, urabona bazongera bakabana bakongera bakanabana na bariya bana babo? Urabyumva gute? Bariya bana babo bazongera babane bakore nanone undi muryango wa Manzi na Fabiola n'abana babo? Kurikira filime Tears of Love turusheho gukomeza gusobanukirwa byinshi, kandi kora subscribe kuri iyi channel You and I Paradise. Dukomeze tubane, dukomeze twiganirire no kuri episode zindi zikurikira. Ndabakunda.